rungu ruhanga rutatse uruhaniko wanzika aho wiriwe ntawugira irungu gira abana gira amata namurabutswe kabiri agenda umwizu uhora iwabo ku ruhimbi ahatatse ibyasi ajisha ibisabo nakuboneye akazina mwita cunda we cunda mata we nakuboneye akazina mwita cunda we cunda mata we kandi mwami uyu munsi iki cyicaro twagisengeraga ngo tuzakigire kandi wakiduhaye tugushimira abashyitsi beza baduhaye kandi n'ukuntu wabarinze bakaba bageze hano amahoro icyubahiro n'icyaha tukweretse uyu mwanya ibiganiro byose bigiye gukorerwa hano turagusaba abana yacu umwuka wera uri hagati yacu ibiganiro byose bigiye gukorwa umwuka wera uri icyubahiro n'icyawe reka bitangire kugira ngo ubuze uri kumwe natwe mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera amen. kandi nshimira cyane ko mwashyize muri muzika kugira ngo ubashe kuyobora iki gitaramo mu nkundire munyemerere muzamure ikiganza dusuhuza abashyitsi kandi tubishimire ni ukuri abashyitsi beza turabishimiye kandi turabanezerewe cyane kugira ngo rero tuze gutaramana tuziranye nagira ngo mbanze mbibwire cyane cyane nibwira abashyitsi kubera ko data aranze kandi niwe wantoje ndi ntaramana ngo ingaruka ngo mu ntamati bidasukira imitano bose aho batinya ntibiteme nkambuka nkaba umuhungu wagara umugisha abandi banumvira mu kumutana nkabatunura mu nduru nkaba kandi mbere udahamurwa n'ibihe bibanze mu mihigo ingabigina n'ubutwara intwaro yanjye n'agaciro wamudirevu mparanisha ejo nicyo gituma bagita umunyarwanda. Nitwa Karingane Joseph ambakiriye rero urugo hagarariye ambasada turabakiriye tubahaye ikaze. Ikindi ushaka rero yewe tugezaho ikikubwira ntuje aho wakiriye umwanya ndaba ntari imbere cyatuzaniye n'ubusha ariko icyambere ndenzaho nuko nagize umugisha ngabona na Yosefu burya Yosefu ni izina ryiza cyane cyane njyewe nkarigijeho umugisha nuko ni Marseille nawe nawe uri mubyara wanjye cyabaye kirekire nuko reka tumwakire urakoze cyane.
ari ntashye kwe kwa Gatete nabo nayisobongera numva ari yindi bajyaga basangira barakera. Iyi ni intashyo. Iyo ni intashyo Uvuye kwa Gatete. rwose. Takubwira ijambo ryatuzinduye. Urareba bari abantu bose, hari abakobwa, hari abahungu, hari ababyeyi, hari abakambwe, twaje dufite ubutumwa. Nyine rero nabukomeza. Arasohoza ubutumwa se kubwo ntajya numwe ushikiriza Saddam. Uburenganzira ni ubwawe, uri iwawe, igihe cyose wamushizaho wamushyikiriza, ntabwo mutegeka isaha wamushyikirizaho. Ariko hari ibintu tuzakomeza tugakora twenyine. Umuco w'Abanyarwanda urakagira ubutwari. Wagera ku muntu wahuye n'Imana akakubwira ngo nta cyiza nk'Imana. Gusa amagambo yombi nayibagirwa. Ntabwo wayibaza. Urayazirikana. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Urakoze. Kandi umugongo ni ya ngendo y'abasaza nakomeza kugenda gutya. Ati nizisanga zindi. Nukuri. Reka usubize wasabye ari ntaragusubiza. Iyo rero umubwira ngo wazanye intashyo jya mu rugo. Bantu twagendanye, bantu twaje mu birori by'umwana, dore intashyo arabatahije. Rero ngira ngo hari icyo nakubwira kuracyumvise kiranumvikana. Iri ni ituro. Iri ni ituro. Inyamere kandi iri turo ndikugireho ijambo ryatuzinduye. Areba ntabwo naje njyenyine ndi kumwe n'abantu. Ni ituro mugiraho ijambo ryavuye kwa Gatete. Ishimangira kwa Rukundo. Iri ni ituro. Ituro. Ituro nde Saddam. Mwanyakiriye iri turo. Ituro Saddam. Ndikugiraho ijambo. Ijambo rero ni mu Rwanda. Nicyo gituma nanjye mbivuze n'umuriro. Ijambo ni mu Rwanda. Kandi Abashyitsi cyane. murakoze cyane. Ngo tujye gushaka amaboko tutagiye kwa Satani. Twazinduwe no kubasaba umugeni, umukobwa mwareze neza, umukobwa w'umugisha, umukobwa ufite ikinyabupfura akomora kuri se, akagikomora kuri nyina, akagikomora kuri Yosefu, akagikomora kuri basaza be, umukobwa warezwe neza. Umukobwa witwa Uwase kandi asa na se koko nyakugira inka. Kumuvuga biranezeza. Reka muvuge kuko ni umukobwa mwiza warezwe neza, ni umukobwa uteye ubwuzu, ni umukobwa dutegerejeho umugisha, ni umukobwa dutegerejeho kuzatunga, ni umukobwa dutegerejeho kuzabyara, ugize umugisha atunga Uwase. Naje kumusabira umuhungu wacu Gatete Arthur. Ni umwana mwiza n'umubona ubishima kandi usanga umuzi, ndetse uraza kumbwira uti kuki utambwiye ko ari uyu mbona bibikoze kare. Twaje kubabwira rero ngo murakagira umukwe. Naje natwe kubabwira ngo tubwire ngo natwe turakagira umugeni. Nyakugira Imana simvuga menshi, ayo arahagije. Twaje kubasaba Uwase. Imana ibaha umugisha, muhe umugeni mwiza, mutwe twabaje kubasaba, maze urebe ngo abantu barishima baranezerwa, maze urebe ngo inkunda aho nyuma yawe ziravuga. Naje gusaba umugeni Uwase, urakagira Imana, uragahurana abageni, uragahurana abakwe. Imana ibaha umugisha.
none avuze ko ari umugeni ashaka namuvuga amazina. Rero nk'uko nakubwiye muvandimwe ko nta cyabura iwanjye, nta mubyeyi ubyara ari umwe. Tubanze tubaze abazungu bo niba hari bongera abana benshi ishingiye bose amazina nayo. Tubanze tubaze hari ba se wabo, hari ba nyirarume. Ubwo igisubizo ari bumwe nanjye ndakikugezaho. ijambo kuko turaryumvise kandi ngira ngo uyu muryango si ubwa mbere usabye umugeni, si n'ubwa kabiri, ariko ufite impungenge kuko hano hari umukobwa wigeze gusaba ntiwamutwara, ari hano inyuma yanjye mwahagurukije abantu bakumirwa. Ubwo se ntimwahagurutsa yaraheze iwabo numva twabura undi mugeni, reka mwahagurutse rero. Twaje kumusabira umuhungu wacu tumaze gusaba igihe cyo gutanga impano tuzagera turayitanga, ariko burya iyo umuntu yabyaye umusirikare aba ari umugabo ni umusirikare. Uyu munsi ari muri Sudani, azaza kuwa gatandatu. Ejo niho nabonye ifishi y'abatisimuye, nzajya kwandikisha ubukwe bwe kuwa kane. Nzakuzanira invitation kugira ngo uzadutahire ubukwe kandi muzaduhekere. Umugabo aragera hano ejo mu gitondo ajye kwandikisha ubukwe, ubwo tuzakubwira itariki yo gushyingirwa. Burya iyo wabyaye umusirikare umwana aba ari uw'igihugu, ugiye gutuzumva. Banyumvise nyakugereka turabishimiye kandi turanezerewe. Mudusabye umugeni mu bakobwa dufite, abana benshi tubyara kandi ntacyo twarinda. Bikavuga rero uwase muvuga twizere ko twese turabyaye, namwe murabyaye, n'abageni musaba baravutse no mu babyeyi baravutse, ariko umwana dufite uwase musaba ntabwo leta twemerera yuko twashyingira umwana utujuje imyaka y'ubukure. Umwana arakiga uwo uwase afite imyaka 16 kandi leta y'u Rwanda yemera byibuze uburenze 18. Reka nkubwire amagambo abiri, ariko ijambo rya mbere ni amateka. Umugabo Rudahigwa mwene Musinga agiye gusaba umugeni ahangaha mu Buganza. Nuko noneho umwami yasabaga bazanaga abageni abakobwa nk'icumi, bakaza bakundi biyereka umwe agatambuka, undi akaza agatambuka,
Gicanda na Rosalie Gicanda amugeze imbere yari akiri umwana mutoya arabareba araseka aramwenyura nuko asetse Rudahigwa turiya niyo mpisemo yari yicaranye n'abandi na nyina hari ati reka rwera cyari mutoya ati nimureke n'umutoya nzamurera hari icyo bitwaye nzamurera Rudahigwa yaramushingiwe ntabwo aba muhimba none nawe manzu nyumve yose sibyo nakubwiraga amateka yabayeho cya kabiri iki nakubwiraga umunsi twaje kubasaba umugeni nimba duha umugeni turashyiraho na gahunda umuntu yagabanya umugeni agashaka gushingirwa aratebutse tuza gutegutsa muzatubwira ariya magambo uriya mwana atubwiye ariko igihe tutari twatebutsa nyuma duha umugeni nk'uko mwari twaje kumusaba icya kabiri iwacu hari Imana ya Mana uriya mugabo yavugaga Imana niturerera twese kandi namwe niyo mufite icyo dushaka ni uwase maze ibindi bikazaza igihe muzashakira n'igihe tuzashakira ariko uyu munsi twaje kubasaba uwase mutwemerere uwase maze Imana izakora ibyayo murakoze ngo umunsi umwe ni iminsi 1000 ku Mana ni iminsi 1000 ni umunsi umwe ku Mana kuki tuvuga ngo uwo mwana ntakoze kandi muhari kandi duhari twebwe murakoze kandi bakoze umuryango wacu n'ibyo yatubwiye yo arimo kuvuga umusore twaravuganye n'umusaza we twari twabimenye ko yagiye mu butumwa rwose yabitubwiye na mushiki wanjye twarabiganiriyeho niyo mpamvu mubona nta kibazo mufite uriya musaza n'imfura kandi niyo mpamvu mwabonye yongera kudukunda ntabwo byamutera ipfunwe cyangwa ikimwaro kuko nta makosa yumva afite igihe ku giti cyane na musaza we navuga ngo umubyeyi yaje kudusaba umugeni tumwemere umugeni nk'uko atubwiye urya munsi azaza gutegutsa tuzaba aribwo tumubaza uwo mwana niba imyaka ishize kandi mfite icyizere mushiki wanjye turimo turavugana yarambwiye ngo nta kibazo n'imyaka izaba igeze uwo munsi murakoze. umuco nyarwanda batanze ingero kuva mu mateka kwa Rudahigwa ari nyirasenge wa Rudahigwa ibyo uvuga amateka amwe tuyazi kimwe niko bimeze byo natwe rero tubaze wa nyirasenge nk'uko Rudahigwa nawe yari yatubwiye nyirasenge hari ahantu ndi kubonamo abantu twiganye nanjye ndi kumva mwaba mu rugendo umuco bawuriyemo twasanze n'ubundi buryo umugeni atangwa na nyirasenge none rero nanjye ntacyo narenzaho nyirasenge abyivugiye umugeni muramuhawe ariko se bidari kubaza we umukobwa wa mbere nta foto nta cyabaye Guarda questo qui, anche oggi siamo in tutta la si sta cadono le sei di otto a tre caraga, così. no gukora ubwatsi ariko tubashimira cyane kuko burya
tukabyara niryo jambo ryiza Imana yaturaze turi abanyarwanda yatubwiye ngo nimujye kuri iriya si muyororokereho urakabyara ubyare uwase urakabyara ubyare gatete urakabyara ubyare ubuheta bwabo. Turabashimira rero mugira abakobwa beza muragahoraho kandi muragahora n'abandi. Murakoze. Nibwo buki mubereka ubwo buki rero bwo twagendanye ubuki mwabonye erega iyi misabire ndabona no kunyara kurarana amaso cyane ubwo wasubiye ariko kwicara uwo wanaguhaye ntiwamucinya jambo bangahe gusa zakomeza zubake kuri Yesu kuko hariho bazaro musenyi gusa. Murakoze cyane. Data niyo ngiye kuvuga ubye mwiza data aragize ati kwemerera umugeni ariko ntabwo amuguhaye. Yego data rero munyemereye twasaba ubwo yemerera umugeni akaba ataramuhabwa hanyuma rero uwo kurarabizi n'ukuri mubye mwiza rero umwanya mu wanyu ntabwo tubasigira yoze twaje twiteguye ni mu dukoshe turabakwera. arakoze cyane ariko mwamuha amashyi amusaza aravuga neza n'ukuri ubu mutariki ngiyi muzasubukura ikiganiro noneho muri izi ngari. Data rero nk'uko mubizi mu muco kandi ugenda bya nyabyo icyo gihe ndabyibuka neza bari bazanye n'impano zibanze baragira bati kugira ngo nshaka ko tuzaza kuganira dufite ibicuba ndetse n'ibyatsi ati byageze bigomba kuba byajya ntimubone ababwiye kuri ati ngaho nibwije nimumuje mugire ngo nindi mpamvu ndabyibuka neza ko icyo kintu cyabayeho kandi byifura. Hanyuma rero munyemereye twakunga mu byo asabye hanyuma mukamukosha akadukwira. nabibabwiye kandi mwese musanzwe mubizi harimo ba nyirarume harimo ba se wabo harimo basaza be reka bagukoshe aho niba umukoshe nizere yuko uzakomeza umwigisha nk'uko natwe twamwigishaga ibintu bikazagenda neza. None ngewe nka se wabo ngiye gukosha umuryango wa Gatete ariko mbere yo gukosha ubundi babanje ukikosha mbere yo kugira ngo ngire icyo wowe nk'ubwiyandikoshe ukurikije ibyo umuryango umwe wareze uyu mwana kugira ngo tumuhe na ucubukura aho tugereje unyemerere niho mbere gusubizwa ijambo aho rikuye ariko mbese iryo jambo ntabwo ribaho mu muco kwikosha oya nta muntu wikosha ubaho nta muntu wikosha ubaho. reka mukoshe rero kandi kwa Gatete ndabizi bagira inka n'uyu muryango w'icaha ndabizi ko inka zihari gategeye gukosha inka nziza yo gukosha n'umunani iya mbere barezi ibibagira izindi ishobora imbere y'izindi bifite amezi umunani urabizi buri wese kumwe bugira. Iya kabiri ifite amezi arindwi ariko ntabwo ari za nka zimwe z'umworora mu biraro. Twe dufite ifamu hakurya hariya turacyari mu Uganda tutibaza ngo turi mu Rwanda wenda nubwo tutuye hano hafi mu Rwanda ariko dufite ifamu mu Rwanda dufite n'ifamu hakurya turashaka ari inka zororerwa bariya mu nzu buri hano turabizi mu mbere izaza n'izasosati n'ahandi n'ubwo mu buraro rero gukosha inka zimenyereye ubundi nta muntu wakosha inka ihaka kirazira. Ndagukwera inyana zikiri isugi ko nanjye uwo naje gusaba ni isugi sibyo ahubwo ndashyiraho inka nkuru zirangaje imbere ije ziherekeje
iraba iya cyenda ndashyiraho inka nkuru izerekeje iraba iya cyenda ndashyiraho n'imfizi yazo iraba iya 10 ariko inyana 8 ndazemeye inyana enye ni zirara amahembe y'imfizi zindenye nizitetse umuma nizo makwera nizo tubakwera niko twabiteganyije ku bacu. Urakoze cyane. Murakoze nawe twari kumwe cya gihe wazana kwifata rero twicaranye aha nawe mwicaranye nagira ngo mbikubwire byumve nimba bikoroheye ariko tubigenze zirya wazanaga igihe cyo wazaga gufata rero ndabona ari inka zakoshwa haryogoye ko nazaga 8 wakosha muri izo ntizikore mu kiryamo cyazo ariko wumva bitakomegeye inka ndabizi ko zifite wakuzindi ariko nazirya ntacyo nazirenga naje mugana urakoze mbere no kugira icyo mvuga yego navuze yuko uri mubyara wanjye nyoko ni masenge ntabwo nakwanga inama yawe urakoze icyo ntegeka ndakora icyo ariko mbanje gushimira kuri iyo nama ngiriye mbanje gushimira kuri uwo itekerezo cyiza uduhaye utugiriye utyo waba utubyaye gatatu. Murakoze. Mwongere mwashimire mwicaranye ntawe urimo ese ubonye akanya wamutwereka umusore wacu natwe tumushime nari gusize mu rwuri ariko reka coze arangira amazi. Yeah.
hari akaririmbo twajyaga turirimba tukavuga mu kinyarwanda tuvuga akaririmbo musaza musekiriya cyane saga musekiriya iriya cyane serge kirega noneho bagera ku munani bakavuga ngo umunani ni beatitude intore z'Imana abakunzi b'Imana abanogera Imana abana bacu n'abanogera Imana Very nice. Ndagukunda ijuru ry'ubumwezi uko umutima utera numva ntari wanjye ndagukumbuye
wowe nseko yabesa uko umutima utera numva ntari wanjye maze we bavandimwe inshuti bashiki banjye agira senge uyu mwana iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ibyo byose ibyo nkwano twakiraga byagamizaga kuri uyu munsi wa none wa uwase yari uwase yari uwacu ariko ndabona uyu munsi ari wo munsi wo kuguha abandi rero yani ibyakorwaga byose ari umunsi wo kumushyingira ubu reba aba bantu ushatse wabakabaye aha ni iwanyu bw'inkorere murakoze cyane murakoze cyane ntaba yararezwe ni umwana warezwe umwana uvuye mu muryango umwana watujwe imana ndabivuga impande nyinshi n'umubyeyi we kandi nk'umukristo wanjye nayoboye mu itorero umuco n'imyifatire umunsi akaba ari wa none ndabireba mu gihumbya mu gikoma aho aganishaga nahareba tambuka ubwo bigeze aho wihuta ndabizi ubundi avuga ngo ko cya cyane twavuze cyusabye ahabwa nuko
ukomanza agakingurirwa baje gukomanga urakingurirwa urasaba urahabwa ibyo byose warabikorera uwo wasabye rero gusa none ndamushyikirije avuye iwabo agiye iwabo ariko wibuka ko avuye iwabo agiye iwe kandi ndakuzi turaziranye imirere yawe umuco ibyo bikuzi do andika hari umukobwa wakurije hariya sibyo kamuyanga nakunze sibyo kamuyanga nakunze hano kakureze maze yo kwiteke yari ikaze gasigaye ijoro ry'abakobura urakoma ngwino tete mazi yateke yoze yoze fakiri mu byiciro arabikorana nanamushimire yewe ni ukuri naje nkubwira ko Gatete na Sadamu basa naho bahujwe n'Imana yego n'ubundi gihe hari ab'Imana ihuza bakabyanga ariko bombi reka mbihamye uyu munsi bahujwe n'Imana yego kandi kugira Sadamu akaduha umukobwa mwiza nk'uyu ntako bisa murakoze tuzahora tubashimira iteka urakoze cyane ikindi hari ijambo wamubwiye wavuye iwabo agiye iwabo yego ariko agiye iwe ndabyemera ubwo tubyemeranyijweho ni byiza ntabwo nahakana icyo wavuze ariko reka nongereho akantu kamwe yego bakagira urugo rwiza n'umugabo uzakubera urugo rw'umugisha umureka naho ugiye ni mu mahoro amahoro uzayarambana nako namwongoreraga kugira ngo ubyumve iyo mpanuro yakigiriye reka rero nkora umurimo wanjye umurimo wawe mbere bariya mu bayi babiri mu bayi bangoga mwampaye ya magambo meza mwambwiye buriya butumwa mwambunye dore igisubizo cyacu namwe no kuvuga menshi turiyo kugerageza kuganira kimwe amubonye ongera umurebe neza utegereje n'ibitwenge byiza nagira ngo nkubwire umuntu yubakira ku Mana uzubakire ku Mana kugira ngo
nshongora itembito ingendo n'ingingo byaremewe umugoboka rugamba Nyambo nyamibura bikwiye wavutse mu fura ushaka muziriye wibarutse cyomoro cyuma cy'umuhungu irebere wagabiwe na rurema kigenza kitatire cya mutabazi Izere cyunga miryango aje kugutarangira Mingasima Ngeze mundu Mingasima Ngeze mundu naje mbazaniye Berwa mfura nziza urabikwiye musanganizwa bisaho sinitarushye Zahora murata Mingasima Zahora murata Mingasima Mutambarungu ruhanga rutatse uruhani kuwanzika aho wiriwe ntawugira irungu gira abana gira amata namurabutswe kabiri agenda uhori wabo kuruhimbi ahatatse ibyasi ajisha ibisabo nakuboneye akazina mwita cunda we Chunga mata we nakuboneye akazina mwita cunda we Chunda mata we Chunda we Nyambo mubera ruhimbo wancintege
nkundwa mbariza gusa ntakiruta urukundo ishaka bakuririmba wanyoye inka nakuboneye akazi nawe witacunda we cunda mata we nakuboneye akazi nawe witacunda we cunda mata we cunda we cunda mata we cunda
seruko musenga ni ngombwa gukenewe akirwa imibereho zawe mujye mukora muzikora ryiza bwanze muzikora muzikayo ubwo navuga ko zibona n'abatwigishije urabona umusore mwiza y'ibigango muri miteni itanu babiri ariko mbonera n'abana avuga ko mujyana n'ubwo muzagaruka ngaho rero natwe dukora abakobwa beza bari mu mugongo bari mu binigi n'ibyano bazira imbaraga n'umwanda wazamata ku ruhimbi isubira mu mubiri kera nageraga ibyaha byo konesha no gucukura ibijumba by'abandi ariko ubusiga bikora narabatuwe mwami Yesu yarabatuye mvuga ni ko Uwiteka ni ubwenge kuva mu byaha no kujijuka mvuga ni ko Uwiteka bitera ubugingo kandi mvuga ngo nta kintu cyiza Uwiteka yigeze yima abantu bagenda batungana urakagira Imana yavuze mu gihe muza kwamwitanye uzi kuzirikana amagambo arakubwije na nyamara samuzi amagambo avuze nayo musanzwe muzi ko ku itariki n'umunsi n'amasaha nk'aya n'umwaka nk'uyu usuga umwaka se ni ibyo ariko uko nabiye ntabwo usanga sikagutegeka ariko icyifuzo cyane cyane icyo wakoze wasabye ibishoboka ari ibidashoboka nanjye